wanna touch your life. I wanna be the change. I'm gonna shine my light. I'm gonna make a difference. Touch your life. Be the change. Shine my light and make a difference. You're the one to make the world a much better place. You're the one. You're the one. You're the one. Touching lives. Muraho banyarwanda banyarwandakazi tubahaye ikaze mu gice cyacu cya mbere cya Airtel Touching Lives. Iki ni ikiganiro kigiye kwizihiza ndetse no gushyigikira abantu ku giti cyabo ndetse n'imiryango itandukanye yifuza kuba yazana impinduka mu buzima bw'abantu. Nitwa Munganyi nka Liliane nka Airtel nanjye shyigikiye ko habaho impinduka mu buzima bw'abantu. Turabararikira ko bana natwe muri runo rugendo rutoroshye rwuje amarangamutima menshi cyane aho tuzabageza mu bice bitandukanye by'igihugu twirebera abantu batandukanye, imiryango ndetse n'imishinga itandukanye yagerageje kugira ngo ikore ibishoboka byose kugira ngo abantu babe babaho neza, babandi bagerageje kugira ngo ubwabo babeho neza ndetse babesheho neza n'abandi. Reka tukubwire ngo ubane natwe. Muri kino gice cyacu cya mbere twahuye n'umuntu warokose jenoside yakorewe abatutsi y'94 ariko yagerageje kugira ngo arwane n'ibyo yahuye nabyo hanyuma akomeze ubuzima bwe. Nanone twagerageje gusura umuryango ubaho mu buzima butabworoheye aho bagerageza kwita ku mwana wabo ubana n'ubumuga. Jenoside yakorewe abatutsi 94 yatugezeho twese, ariko bamwe muri twe bahuriyemo n'ingorane zikomeye. Adele numwe mu banyarwanda bagize amahirwe yo kurokoka, ariko kugeza kuri uno munsi wa none aracyarwana n'ibikomere n'ibibazo yahuriye nabyo muri jenoside. Reka dukurikire turebe inkuru y'ubuzima bwe. Adele namumenye aje kuri association Tubahumurize kubera ibibazo yahuye nabyo muri jenoside n'ibindi yagiye ahura nabyo nyuma. Niho namumenyeye aje kubitubwira, aje akeneye gufasha nk'abandi bose bahazi. Adele ageze kuri association yantekereje ibyamubayeho, ambwira ukuntu yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri 94, antekereza ukuntu bamufashe ku ngufu abantu atamenya umubare wabo kugeza ku twana duto bamuviyoresha gutwana dutoya. Agera ahantu antekerereza ukuntu bamutaye muri wese afite n'ibikova ahantu hose, noneho aragenda amera nk'umuntu mbese wapfuye. Bamukoreye ibyamfura mbi ku buryo buri muntu wese wumvise inkuru ye nta kuntu bitagukora ku mutima. Byankoze ku mutima rero niyo mpamvu nahise mwakira kuko nabonye ari umuntu wababaye cyane. Yego Gilbert, dushime Imana Gilbert niwe nari mpetse mu ntambara yari uruhinja. Umeze ubwo noneho baza kuza banshyira muri wese nawe mushyeka ku gituza gutya manika akaboko baradutwika ariko njye sinapfa mvanamo nawe. Ubwo nanone nyuma yaho ndaza mujugunyira mukecuru jya gushakisha akantu narya nk'agatoki nk'agakaje. Ngeze ku muhanda wa kabiri hariya baravuze ngo Adele kuramo imyenda yose nyikuramo ngo bashyira mu mwobo. Uwo mwobo igiti kiracyahari, kuba nkubita amabuye ibiraso biradadubiza nambara ubusuko nakavutse. Ndongorwa n'intera hamwe 3. Uwa 4 yari umwana w'imyaka 7. Papa nawe yari impande yanjye bari kumukubita abibonye ati ni mu ntime birangire mwinyicira umwana nawe. Yari afite igota ararimo yambura amukinga gutya aramuzirika aramukinga atiruka iruka hano manucyo ugende. Niwe wamukijije nubwo yarapfuye wa mugabo no gutanga ubuhamya ajyaga avuga ati bajya hano. Giye kubona mbona araje
n'ako kagote ikinze gutya araza kwa mu gitanda ararira biracika nanjye ndarira biradogira ati mama ati banyishe nta kundi bamushingira abana bamushingira abasaza bagira gute Adera afata ubwo nyine n'uburwayi atangira kujya ahahamuka batuka igira gute hahamuka mukuru arikira agahamuka kwiruka ati ngize intera hamwe zaje bakajyana indera igira gute hafatwa gutyo na buriya burwayi rero nta kundi mbese nyine nanjye ngomba gupfa nyine zanatunanirwa kurya gute akana akaba ari ugaheka nk'ibere kandi kajira ibere nkagendamo nihangana muhaye agakoma ngira gututuru ntihangane mwana wanjye ihangane nyine ati mama ndapfuye reka mpfe ntoya ihangana dara mwana wanjye dore abandi basaza bawe abantu bashize ntiwenda uzabaho nubwo yagize neza kuvugisha ukuri muri gacaca akavuga ukuntu byagenze ariko abo bantu bo bashakaga kumukomeretsa bamwe bakavuga ngo twari dusanganywe warabishakaga ibintu nk'ibyo reba umuntu abantu bagufashe kugufumara nk'abantu 10 ndetse bakavuga ngo warabishakaga ikindi nanone cyari kibabaje nuko abo bantu babakatiye nk'imyaka nka 12 ubu barafunguye barahari bari muri community ahanga hahura nabo ku buryo bamwe baba bamureba nyine bakabona ibyo bakoze yuko nta kintu bitwaye ko bamazemo iyo myaka barafungurwa bajya hanze yanduzwa ubwandu abana n'ubwandu buteye bwa sida ku buryo niyo umurebye ku mubiri we ukuntu asa ubona koko ko ari umuntu wababaye ikindi cya kabiri ni uko kubera ubwandu abana n'ikintu cy'akato bakamukorera akato kubera ukuntu babona ameze ukabona yuko atari ibintu byiza bya bindi bibabaje umuntu uwo ari we wese ufite umutima w'abantu atabikorerwa icya gatatu ni uko nyuma haje bariho gacaca abantu noneho bakajya bavuga ngo batangiye imanza bakazajya bavuga ngo batangira mbese kuvugana n'abantu babigukoreye ahita ahungabana ku buryo kenshi ajya indera mu kigo mu kigo gifasha indwara zo mu mutwe kugira ngo bamufashe arahungabana akagera ahantu agera n'indera ubwo rero imiti sinye bayimpa nka kubera na kwa guhahamuka n'iki ntiruka ku bintu biragera bimaze rero kugera gahoro bibiri na gatatu nibwo nakiriye imiti neza abantu bagenda bampumuriza hahinduka byinshi nanezerwa kubera ko mbonye iwanjye nkajya n'ubufasha ya miti ajya kuri rinye sinifuze ako mbona nakwiyongera kuko ubundi afite agahinda ntabwo iyo miti ikanyica ntanariye noneho bukongera bikaba budubi urumva noneho babona iyi nzu babona abo barumuna banjye bageze bakanga kumfasha bati arakize kandi ndi gupfira nanezerwa kandi mwabibona nahita niyongera nkubako nkeneye nk'utwo turagara aho mwagereye natwigurira n'utunyanya nkarika akagari nkamira kagakoma nkigurira isukari ubu ni uguteka barama akaba n'igihe nkinywereye gutega barama biragatsindwa ariko uri iwawe ntubura ukubaho uko wagerageza nk'urugero uje kunsura ndi iwanjye ukampa koga 5,000 ntibyamaze iminsi ndumva nkakurikiza ariko barambona udufaranga ati buri ibi kandi simburi kandi nawe uje ukareba ukuntu tumeze wamenya ko hari icyo mbuze ni ukubona umuntu akenyera agenda nk'ubu ndajya kwa muganga bakantuka bati imiti urayinywa kuki utiyongera abandi biyongera bigenda bite ntabwo ari kugenda witaranga uraceceka Touching lives.
nyuma yo guhura n'ibibazo bikomeye kwa Adele muri jenoside yakorewe abatutsi 1994, gufatwa ku ngufu, kwanduzwa uburwayi atari we yabyihitiyemo, ntabwo byoroshye kuba umuntu yagira ikintu yavuga. Ariko icyo nakubwira, ntujye kure. Nyuma y'ikiruhuko gito turagaruka muri studio ya Touching Lives, turi kumwe na Adele ndetse na Jane, aho bari bugerageze kudusangiza ibyo banyuzemo ndetse nuko bariho bakomeza kubamo muri kino gihe. Touching Lives. Nese ko yaheze ikiganiro. Ceceka ndumva hashize nk'umwaka. Ese uzagaruka ibitaro byacu. Kampisi yabishyuye udahari. Nindangiza ibyanzanye nzahita ngaruka. Nanjye ndagukumbuye bikabije. Nanjye nuko. Ni byose. Mbese ukumbuye iki? Nkumbuye amaso yawe. Aha. Nkumbuye kugitoteza. Ikindi. No. Kandi marangubwira. Shaka Airtel Unlimited washe kuwatsapinga igihe cyose. Banda y'umunsi yera ku mafaranga 30 gusa. Airtel, umuyoboro wa telefone zigezweho. Touching Lives. Kongeye kubaha ikaze nyuma y'ikiruhuko gito twari tugize, tubabwira ngo tunishimiye kuba tugiye kwakira Adele ndetse na Jane muri studio ya Touching Lives. Adele muraho? Muraho neza. Amakuru yanyu? Ni meza. Muraho murakomeye? Ndakomeye ku Kanyagasani. Ku Kanyagasani murakomeye. Ni byiza cyane. Jane namwe muraho? Muraho. Mumeze neza? Turashima. Bishimiye kuba uri kumwe na Adele muri kano kanya. Cyane. Hanyuma Adele, ngira ngo inkuru yawe irababaje. Hari n'abantu bahitamo guhura n'ibibazo bikomeye mu buzima, bagahitamo kubaho bonyine, bagahitamo kwibana, bagahitamo kumva bakwishyira mu kato. Wadufasha ukatubwira wowe ikintu cyaba cyaraguteye imbaraga zo kugira ngo wumve ko ibibazo byawe utagomba kubabana nabyo wenyine, ukumva ko ukwiye kugira abandi ubisangiza? Byatewe ko nagiye mbona abandi duhuje icyo kibazo bakangira inama, nibwo banyoboye kuri uyu mumama. Imana imungejejeho aranyakira ntiyasuzugura, antega amatwi kandi akajya ankomeza. Ibibazo mubwiye akabyakira akankomeza. Deja we yarankomeje kuruta mama na murumuna wanjye. Tumaze gukurikira inkuru ya Adele, habayeho gahunda yo kwicara bareba igikenewe cya mbere Adele yaba akeneye kugira ngo amererwe neza, ndetse n'abana afite babashe gukura neza bishimye, babona na mama atuje muri bo. Airtel yararebye isanga nta kindi kintu cya mbere ukeneye uretse kugira aho utahahawe wigengaho, ntawe ukubwira ati mvira muri salo dore abashyitsi baraje, ntawe ukubwira ati iki cyumba wikiryamamo ni icya nyir'urugo cyangwa se ni icy'abana bacu, wowe ukeneye aho kuba. Nashima Uwiteka. Bashima Uwiteka. Nanezerwa rwose, ushobora no guhita niyongera. Nicyo tukwifuriza natwe. Imana ibaha umugisha. Nanjye ubwo ndiyakiriye, ubwo ndakomeye. Urakomeye. Ni muri urwo rwego rero nakubwiraga ko Airtel yiyemeje kugira ngo iguhe inzu yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Iguhe inzu yawe yo kubamo wowe n'abana bawe. N'ubundi bufasha bwose bujye buza bugusanga iwawe, umenye uburyo wabasha kubugenga ubwo bwawe. Icyo nabashimira Imana yonyine wo mu ijuru, kuko agahinda mbese munkuyeho igisuzuguriro, bayoberwe. Nuko Imana iguha umugisha. Murakoze. Nawe Imana ibaha umugisha. Ntabwo byoroshye ariko ngira ngo ubuzima burakomeza. Ubuzima burakomeza. Ngira ngo wenda umuntu ashobora kwibaza ati ese nyuma y'ahangaha bizagenda bite?
Imana yagennye ibya mbere ikaba igennye yuko Adela yabona inzu yo kubamo, ni nayo iri bukomeze kugena n'ibindi byose by'ejo hazaza, kandi ukomeze gukomera muri wowe. oya murakoze cyane. Reka tubashimire mwe mwese mwari mudukurikiranye, tubabwira ngo iyi ni Touching Lives, tubibutsa kujya mudukurikirana, nababwira yuko turacyafite n'abandi benshi cyane tugomba kwakira. Nababwiye yuko nanone twagerageje gusura undi muryango ubasha kubaho mu buzima butoroshye ariko ukabasha gukomeza kubaho. Abo nabo mu kanya gato turaza kubakira. Kurera abana muri iki gihe ni ikintu kitoroshye. Iyo ugize amahirwe make noneho mu bana wabyaye hakaba harimo ubana n'ubumuga. Airtel yasuye umuryango wa Rusi. Reka dukurikirane inkuru ye. Touching lives. Uyu muryango wo kwa Jean de Dieu ufite abana 4, ariko muri abo 4 2 muri bo babana n'ubumuga. Abakuru 2 bakurikirana umukobwa n'umuhungu. Ubumuga bw'umwana w'umukobwa ari we mukuru bango afite amaguru aforumye nk'amaboko, wagira ngo nta magufwa arimo, aroroshye, ntabasha guhagarara, ntabasha kugenda, ntiyicara, no kuvuga ntavuga. Umuhungu nawe no kuvuga ngo nkaho yagakinnye n'abandi bana, bigaragare ko asa nk'ufite ikibazo mu mutwe, azagakubita abandi bana, agatoba imyanda, akagira ati ibintu byinshi, bikagaragara ko nawe afite ikibazo gikomeye. Nyirategekimana Chantal yaravutse ntiyarira, amara ibyumweru 2 ataronka. Ubwo ngubwo rero amaze ibyumweru 2 ataronka, atangira konka mu cya gatatu. Ndi mu bitaro i Kanombe, barasezerana ndataha. Ndaza umwana mutunga gutyo, yarira ukabona ko umwuka ari mukeya. Ngenda mbona ubumuga bwe, ari mu mezi 6 umwana atangira kwibuka ku bibero cyangwa ku buriri, mbona ntabikora. Agira umwaka atazi kwicara, agira 2 nibwo yabashe ngenda amuvuza, tangira kugenda abasha kwicara, kwiyegura, aricara, arakambakamba, none kugenda byaranze kubera amaguru. Yamugaye amaguru na gutya mu mugongo wamagare uko nako hadakomeye neza. Yitwa Tuyisingize Jean Pierre, yavutse neza, agize amezi 6 niho akubitanye n'ubwo burwayi, akajya yikubita hasi ku mwana w'amezi 6 aba yicara, yakwicara akaba yikubise hasi. Noneho njya kumuvuza kwa muganga, abasha kwicara ntasunduke, abasha kugenda, ageze mu myaka 3, ariko nayo nkabona ubwenge ntabwo. Ntiwamwohereza kuvoma ngo yijyane cyangwa kwiga ngo yijyane. Ubwo rero umwana none nuko mufite nyine. Ikibazo cy'imbogamizi kiba gihari rero, kubera ko buriya iyo ufite abantu b'abana akagira ikibazo nk'icyo ngicyo, ubwisanzure yaba ari nyina yaba ari ngewe ntago babashe kuba buhari. Ubwo ni ukuvuga ngo rero bisaba ngo umwe agende undi abahari, ntabwo twese dushobora kugendera rimwe ngo bikunde, bitewe n'uko bwabufasha bwa wa mwana ntabwo bwaboneka kandi ari ngombwa. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba umuntu areba uri bubashe gukoramo ikiri buze kuba cyaruta inyungu yabasha kuruta indi, yazamo aho ngaho mu rugo, umwe akahasigara undi akabona kugenda. Cyangwa se bitaba ari ngombwa twaba wenda nyirakuru tukabahereza nyirakuru umugeni we tubona wenda ari bubashe kuboneka, akabasigarana, none yamara kubasigarana tukabona kugenda. Ubwo iyo nyirakuru adahari ntago biba bigomba gushoboka, bagomba kuboneka umuntu umwe mu rugo, niko biba bimeze. Iyo niyo mbogamizi ya mbere ibikomeye, kubera yuko imyaka bari bamaze kugira bari abana wasiga ku rugo, ukaba nta kibazo bakagombye kuba ufite kuba wabasiga ku rugo.
ariko kubera ko haba hajemo ibyo bibazo by'utagenda n'uwo nguwo wundi none nabo bagize ikibazo ubona mu mutwe atari seriye ntabwo wamusiga ku rugo na bya bindi wasanga yabyangishije. bagomba kujya gushakisha nkabasigarana kuko nkiriho urabona narwaye n'amaso sindora ariko ndabasigarana bakagenda bakajya gushakisha urushije undi kagahaho yahashye wenda undi yahebye bakazana bakatugaburira none ntabasigaranye ngo bajye gushakisha abo bana babaho gute nese uriya utagenda yatungwa n'iki kureba ari mukuru kandi yatungwa n'iki ngomba kubasigarana nta gahinda ngomba kugira mu mutima kuko abana ari abanjye kuko ntabasigaranye none se bakwicwa n'inzara inzara ikabanyicira mu maso iyo mbibonye mbona bimbabaje ariko nkabona ko nta kundi nabigenza. iyo butabonetse umuntu aragerageza kwihangana akabyakira ariko nubwo utabyakira neza ariko ugomba kubyakira kuko nta kundi ikibazo iyo cyavutse kiba cyavutse. Nyuma yo kwirebera inkuru ya Jean de Dieu na Lucy turagaruka nyuma y'ikiruhuko gito tubakira muri studio yacu ya Touching Lives. Expecting our first child was exciting and scary at the same time. But with a little help, we got through it. Sometimes finding the right answers can change your life. What will you search for? Twongeye kubaha ikaze nanone mu gihe tuvuye mu kiruhuko gito twishimira kwakira Jean de Dieu na Lucy muri studio yacu ya Touching Lives. Jean de Dieu muraho? Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Mumeze neza? Kuri mu kuvuga witonze cyane se. Turaho nta kibazo ndumva nta kibazo kidahari ibibazo ni ibisanzwe. Lucy namwe muraho? Twari turaho. Murashima Imana. Jean de Dieu uri umuntu w'umupapa mu rugo. Hari ibintu byinshi umuntu yifuza akavuga ati uwafasha iki uwankorera iki niki byibuze nanjye umuryango wanjye ukaba wamererwa neza cyangwa se umwana wanjye akaba yamererwa neza ko cyane ko ababyeyi twese ari byo bintu tuba twifuza. Wowe nkawe wumva ari nk'iki kintu cyagufasha mu buzima cyakunganira mu buzima kugira ngo nawe ukunde ukomeze gukora n'ibindi bitandukanye? Icyo numva cyabafasha mu buzima gusa nk'uwo mwana hari ahantu ushaka kumujyana kwiga ariko amakorosomasiyo nkabona ntabwo nayashobora. Hari ivuriro nari namujyanyeho hambere rintegeka amaserivisi yose ariko none usanga ntabwo nayashobora risigaye riri hano Igikondo naryo ryagataga. Ubwo rero bantegetse amaserivisi urabona mu rugo dutuye hejuru ku irebero kuvuga ngo kumujyana kumugarura byose ubwo yaba ari amatara siporo y'ayo mafaranga kandi mu kazi nkora nta kazi ngengera nkora akazi gasanzwe mbonye nta kazi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nk'ubwo iyo mba afite ubushobozi kuko nari nagize icyo gitekerezo cyose nkajyayo nkareba uko amaserivisi yose ateye iyo nza kugira ubushobozi ubu ngubu aba nariyo abasha kwiga ariko noneho ubushobozi nabonye ntabishobora bwarabaye bukeya. Airtel rero yararebye isanga igomba kubafasha cyane cyane nko ku mubyeyi w'umumama kuko guheka umwana mukuru ufite n'undi ugomba kwitaho muto ntabwo biba byoroshye no kugenda umuteruye
akenshi ntabwo byakorohera kuko papa w'abana niba aba yagiye gushakisha nawe wasigaranye nabo mu rugo ntabwo byakorohera kugira ngo ujye ubaterura rimwe cyangwa se ubahekere rimwe bombi. Airtel yararebye isanga igomba kubafasha kubaha igare ry'umwana agomba kugenderamo. Nabyo ni byiza, ndumva nta wavuga ngo arabigaya, kuko umuntu yagufashije ikintu ugomba kwishima kubera yuko aba ari inkunga ikomeye kandi n'umutima mwiza. Nta nubwo bihagarariye aho ngaho honyine rero, ntabwo baguha igare ry'umwana kandi ukeneye no kuvuzwa ngo umwana areke kuvuzwa. Airtel igomba kubafasha kugira ngo umwana ubuvuzi yagombaga guhabwa abuhabwe. Igomba kubafasha kubishyurira kwa muganga kugira ngo muvuze umwana wanyu. Ibyo nyine nahoze ndimo ndavuga nti umuntu wari uvuze ngo baduhaye igare, nabyo birashimishije, nibyo byose ni ibintu bishimishije. Wabonye uriya wagaragaraga, buriya ni umuturanyi wahoze yasobanura ikibazo cy'abo bana, ni umuturanyi duturanye, ni irembo ku rindi, kubera ko n'uwo mwana yajyaga gukubagana agakubagana iwe nawe afite abandi bana bangana. Ubwo numva byose ari ibibazo bibashije kugerageza gukemuka, biba ari byiza cyane n'umuryango nawe urushaho kwishima. Ikirenze rero kuri ubwo buvuzi bw'ingororangingo mugiye guhabwa, Airtel yararebye isanga ntabwo bigomba guhagararira aho gusa. Ntabwo muzavuza umwana utariye, ntabwo muzasunika umwana mu kagare utabonye uburyamo buzima. Airtel yarebye isanga igomba kubashyiriraho ubucuruzi buto bugomba kunganira ya mirimo isanzwe yanyu mwakoraga mu buzima busanzwe. Ubwo bucuruzi ni Airtel izabubashyiriraho, ikabahereza icyo mugomba gukora kugira ngo kibunganire mu buzima busanzwe. ukuntu mbyumvishije kumva ari ibintu bidasanzwe, ahubwo rwose Imana izajya ibaha umugisha buri munsi. Ko mwicaye mudutekerezaho, twumva iryo tangazo ryo kuba twaramenye kugira ngo tubamenyeho, none mukaba muri kutugezaho ibyiza. Imana ijya ihora isubiza aho mwakuye. Murakoze, kandi icyo tubifuriza ni ukugira ngo mu byo Airtel ibashije kubafasha, tubifuriza no kugira ngo n'ibindi byiza byose Nyagasani atanga nabyo bikomeze bibagereho. Mukomeze mutere imbere, tubifurize ko abana bakira bakaba bazima, namwe mukagira ibyishimo nk'abandi babyeyi mu ngo zabo. Murakoze cyane. Namwe turabashimira mwe mwese mukomeje kudukurikirana. Iyi ni Airtel Touching Lives, aho dukomeza kwishimira kugenda duhura n'abantu batandukanye bagerageza kugira impinduka cyangwa se kugira guhindurwa k'ubuzima bw'abantu batandukanye. Reka tububwira ngo we wifuza ibindi bisobanuro birambuye ku bijyanye na Airtel Touching Lives, usura urubuga rwacu. Touch your life, I wanna be the change. I'm gonna shine my light.